urumva niyo mpamvu rero buri muntu wese ku rwego ariho. Melody arayoboye umuziki uyu munsi mu Rwanda kuko arahari ni uridinze ari mu bihebye ariko ntabwo aracyafite imyaka nk'icumi imbere kugira agiye kuri standard ben ariho. Munsi iwacu muzika yagarutse kandi doreye nabonye ari kuri ku murongo w'abagomba kuzaririmba. Uzi nk'iwacu n'umuzika bibeshye bagamagara ben ntabwo bona amafaranga bamuhaye. Bafashe bubu nukuvuga ngo bisaba yuko bari abahanzi bose barimo batajyamo amafaranga bakabumbira nka bakaha ben akabukura igitaramo. Meta nsubira muri studio nkavuga ati metre yambwiye ngo aha so nyuma rero ya kuraje nka mwarimu wanje w'umuziki kandi umuntu wakana ko kuraje atari umuririmbyi yarusha Melody se wowe uzabaze Melody ati kuraje ni muntu ki koko wabishimangira Melody so umuririmbyi mwiza so umuririmbyi mwiza twese twemera uzamuganirize so no munyamakuru ati kuraje ati mbwira kuri kuraje ntabwo mvuze ngo amurusha wowe ndagutumye uzabaza ati mbwira kuri imiririmbe ya kuraje ibyo gusa ntago ajya kontreta muri beat nanjye nsinjya kontreta muri beat kandi mvuga ngo sinzi kuririmba mimi mjanja mimi mwana town nikazaliwa hapa Kigali mtoto wa mjini hapa mugazi hata kona mupakuri yo baba mimi navuchi yani Kigali hapa Kigali hapa ndo kwenye unazaliwa wapi nimezaliwa hapa Kigali mtoto wa mjini bwana. Sasa unatarupanga na matoka kijijini hapo unakuja na nikuta hapa Kigali town nimeshazaliwa hapa Kigali unataka kuniletea uongo huo tu wa kujifanya mjanja kwangu hawezi kujifanya mjanja kule kigana baguseka ese kuturi kurega ibikorwa abanyarwanda n'abanyabwenge nihe mu ndirimbo zose Melody yakoze nihe ndirimbo iri ku rwego rw'indirimbo why ya The Ben na Diamond. Yego wenda abahanzi barimo wenda shakora bayakoranye akora ko hanze wenda ukomeye si yakora indirimbo na Shaggy. Yego Shaggy si umuntu isi yose izi no muri jande nayo numvisha ari remix ariko n'ubundi buretse gato tutegeze tureberera hara niho Melody ajya kutwiyereka kuko wibuka ko na Tom Cruise yigeze gukorana na Shane Kingston. Yes, reka nongere mbasubize bifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mudukurikirana umunsi ku munsi ndetse mbabwira ngo nyamurika mukomeze mukore subscribe mu menshi kugira ngo amakuru tubagezaho nazajya bacika. Nyine twamuhire Jason yibayita MGTV Rwanda aho ari ngiye mukomeza kujya mubana mu bigano byacu bya buri munsi ndetse mbasuzaho muri abo bari muri diaspora nabine mbanize neza ko mudukurikiye muri benshi abari mu Rwanda aho natwe dukorera reka mbasuze ndetse mbabwire ngo muze mu muryango mugari dukomeze tuzamura cyangwa se dukomeze dushyigikirane mu buryo bwose bushoboka. Ese bundi gukora subscribe babibatwaye iki? Wagira ngo ni ibintu bisaba kwishyura. Wagira ngo ni ibintu bisaba kwishyura kubera yuko umuntu muranaho akantu kukikananira abantu. None usiko umuntu muhura akabango nakoze subscribe ngungurira icupa. Basi. Kandi ari gukanda bidasana megabyte nimwe. Kuko nk'ubu ngubu tuvugisha ukuri akano kumutu kugakanda nubundi megabyte ari umuntu ono ugakandiraho akongera akagakanda akavuga ngo ntago wagikanzo mbishaka akose biterwa n'iki kandi mu Rwanda ngiye nakoza nariza nsanga impamvu mu Rwanda tutabona amafaranga especially mu rubyiruko akose bongena cyane mu rubyiruko oya umaze kumugabirika ese bavuga ko urubyiruko rwo kuva ku myaka 18 kugera kuri ko ari umuntu ufashe iranga muntu kugera 18 kugera kuri ingahe reka tuvayo 16 kugera kuri 16 nibwo umuntu abasa nkaho yemeye n'amategeko kugera kuri 35 ni 35 urubyiruko se reka tubari nibara nka 33 oya wibara ngo tubare itegeko ry'u Rwanda rivuga ko kuba mu urubyiruko ku myaka 18 kugera ku myaka 35 ubundi cyara 40 yari 45 yari 40 ko hari n'abantu bagira iyo myaka batararongora cyangwa bataruba nyine abo ngabo baba bakiri nk'ubu ngewe mu kwa 11 nzuzi 35 bivuze ngo nzaba ngeze ku mwamba wo kuva mu rubyiruko hako ngiye kuruvamo
nararondongoye urumva ko bivuyemo igihe cya nyabyo. Abatararongora rero ubwo nabo senga nk'aba DJ Bob DJ Bob ariko afite umwana yanazanye umwana mu bukwe bwawe. Afite umwana nubwo afite umwana umwe ariko nta mugore. Ese umwana mubyaye ku giti? Oya nawe singiye mbere uko ndongora sinafite umwana, mfite umwana hanze. Mfite umwana nabyaye kera ariko ntabwo byabisobanuye ko ndi umugabo. Ese ubundi maka hari ibintu muri iyi minsi usigaye mbona subscribe tutarayirenga. Ubwo urumva rero twari tuyivuyeho gute? Twari tuyivuyeho kwa nani kuvuga ikintu gituma abantu nakoze analize impamvu abantu urubyiruko dukina cyane cyane ku YouTube. Njye narabaze nsanga mu Rwanda turi miliyoni uyu munsi turi miliyoni 13 sikaba hafi 14 siko bimeze. Nibuze analize zanjye zinyumvisha yuko muri miliyoni 13 z'u Rwanda nibuze miliyoni 7 ziba zikoresha social media, zikoresha internet. None muri za miliyoni 7 ntabwo bose bakunda bino biganiro ko hari abibera kuri WhatsApp gusa. Hari ababa kuri Facebook udashobora kubabwira n'ikindi kintu. Reka dufate yuko nibuze miliyoni 3 muri 7 zikoresha YouTube. Sibyo? Niba zikoresha YouTube rero ntabwo zose zikunda ibiganiro, ntabwo bose bakunda filime, ntabwo bose bakunda imiziki, buri wese afite icyo akunda. Reka tujye tubigabanya. Akantu ngibukije sindi inkuru nabonye ku gihe bavuga ngo u Rwanda ni igihugu cya 20 ngo n'9 ngo ku bantu bareba ngo pornography. Ngo none ngo bakazireba cyane ngo ku cyumweru ngo bakadohoka ku wa gatanu. Urumva bazirebera hehe? Si kuri internet. Ubwo twatukikure kuri za miliyoni 3 twasanze zikoresha YouTube cyane. Turamenya abakunda umuziki ni bangahe, abakunda sinema ni bangahe, abakunda bino biganiro dukora ni bangahe. N'abakunda za porno nabo ni bangahe. Kugira nkwereke yuko abantu bashatse badukiza babishatse. Reka dufate ko nibuze umuziki n'uwerebwa cyane tuwuhe nka miliyoni 1.5. Hasigaye 1.5. 1.5 tugiye kwigabana abandi. Nibuze ikiganiro muhifata hano kuno channel MGTV1 buri kiganiro wa uploading hano kigiye kirebwa n'abantu 500. Wabo ugita ku bukene. Hari abatakireba bino biganiro. Nyine ngende ko ndi kuguha impamvu tudakira kandi abantu bashatse badukiza. Sinzi niba ibintu dukuvuga kubyumva. Nuvuga ngo miliyoni 1.5 nayo hari umuziki. Kandi nabwo umuziki niba nyareye miliyoni 1.5. Nuvuga ngo buri ndirimbo ibusohoke. Nibuze tutitaye ngo ni runaka wisohoye n'umuhanzi n'umusitari runaka. Nibuze buri ndirimbo ibusohoke irebwe na miliyoni 1.5. Afitamo umufungo. Urumva ko abahanzi bahita babona amafaranga. Icyo kintu no kugira ngo abanyarwanda bacyumve biragoye. Ubwo najya mabwira ukuntu babishatse bakiza bene wabo. Dusubire muri Nigeria. Twijyana tujya Tanzania hafi cyane. Impamvu ba Diamond, ba Rayvanny, ba Mbosso, cyangwa se bana barabasireye Queen bose bakina amafilme ba Irene Oya, ba Jacqueline Wolper, bari abantezeke bara bose uje ku account yabo ya Instagram. Nta numwe ufite followers bari munsi ya miliyoni. Kubera iki? Bo bararebye basanga mbere yuko bateza imbere iby'abandi babanje kwiteza. Babanze barebe abiwabo. Ariko urabona turushana na population. No, baturusha population ko turusha internet. Tubarusha umuyoboro wa internet mwiza. Baba cyakorosa 3G. Tukabwe na 5G menya iri hafi kuhagera. Niba bagiye gukoresha 3G na za Uganda bakoresha 3G. Ariko icyo baturusha gukunda. Barakubwira ngo abatanzania bari mu Rwanda nibwo babenjoying internet. Twebwe dufite internet, leta y'u Rwanda duha internet 4G. Tunashimira leta y'u Rwanda byuko ariko ikibazo ntabwo turamenye ngo internet dufite ni gute igomba kwinjiriza kutunga especially gutunga urubyiruko.
ni gute ahubwo muraza muri commentaire mutuke akugira usupporting umuntu uramutuka. So ngerageje gukora kanalize gatoya niba miliyoni imwe n'igice tuyihariye umuziki nibuze buri muhanzi abona views over 1 million acha upload indirimbo mu gihe cy'ukwezi sibwo barayibona. Abagira miliyoni ni bangahe? Abahanzi bagira miliyoni mu Rwanda ntabwo barenze 5 cyangwa 6 barabaritse. Hanyuma izindi ziri hehe? Kandi none ikibazo dufite iyo umuhanzi hari nk'akabazo kabayo abanyarwanda tumwereka ko tumukunze, ariko urukundo tumukunda ntabwo turumugaragariza mu kumwinjiza. Kandi ubwo navuze aba roko Rwandize baba ndere mu gihugu bindane nibo ndi kuvuga. Ningira muri diaspora, ariko diaspora bakunda kuduteza imbere cyane buriya. Noneho igitangaje ni ukuntu aba diaspora aribo benshi cyane bari ibintu dukora kurusha local people. Bakavanga bafite amafaranga n'amafaranga bafite. Nta muntu muri Kigali twabaza bafite telefone za smartphone, turabakoresha internet, turamanuka turaminimiza tugera ku kiganiro. Yes, tujya ku kiganiro nibuze buri kiganiro cyose gica kuri MGTV kigiye kirebwa n'abantu 500. Buri kwezi kigiye gifite abantu 500. Ari ibiganiro 10, ari ibiganiro 10 na bingahe. Simwabonga mu mafaranga. Oya twatanga nakazi. Simwatanga akazi. Ibyo bintu kugira ngo bibeho niki? Hari icyo dushinja leta y'u Rwanda. Ahubwo hari akantu maze kubona urubyiruko kubyaza umusaruro internet byaratunaniye bimeze nka football yo mu Rwanda yananiwe kubyaza umusaruro ibibuga na support leta y'u Rwanda ibaha. Football mu Rwanda kugira sinzi ikintu kibura. Baratwubakira ibibuga umunsi ku munsi. Baratuzanira ibaze. Urumva ko ry'abapfumu. Ibyo by'abapfumu nyine tubyihoreye ko twivugire football muri rusange. Ibaze nk'igihugu nk'u Rwanda cyakira Congrès international inama y'isi yose ya FIFA. Ubundi uzi kugira ngo FIFA iguhe wakirira nama ku rwego na president wa FIFA torerwa muri icyo gihugu. Urabizi icyambere bisaba ko uba uri muri kimwe muri bya bihugu bijya mu gikombe cy'isi. U Rwanda Shaggy yaravuze ngo Shaggy yaravuze ngo umunsi u Rwanda uzajya mu gikombe cy'isi ngo buri mukinyi ukinira Amavubi ngo azabarana ijoro rimwe kuko ni ibintu uba wumva ni inzozi ushaka no kurota ukabyuka uri gutokesha. Wari warota Amavubi bagiye mu gikombe cy'isi, ariko his excellence ibazaho umukuru w'igihugu akora sinye, navuga ni sinye sinzi ukuntu ayita, akajya mu kibuga yambaye ikabutura agatera kuri ruhago. Twebwe nsanga hagaze hariya abakinnyi b'u Rwanda football mu Rwanda ikikora no kumusebya. Ninamuhesha agacupa niba his excellence yatuzaniye yatwubakiye ama stade, araga kubaka ama stade n'ibibuga. Stade regional musi ya hari ikibuga, Iremera stade ari kuyizamura, ibibuga ama stade yose Huye ibibuga birubakitse byinshi. President zanye Congrès national ya FIFA ibereye mu Rwanda, Congrès international FIFA nawo kazi yo muhakuye baraje. President wa FIFA raje mu Rwanda, haje abastari ariko still turacyari hahandi. ese ubona buri impamvu iterwa n'iki? Njye numva ngo amafaranga ngo y'abanyarwanda cyangwa se ngo y'abariya batoza cyangwa se bariya abantu bitwa ko bashora amafaranga muri football ngo nago bashora amafaranga ahantu ngo hakwiriye kuba bashora. Ikibazo kiri muri Ministeri ya Sport no muri Ferwafa. Harimo abantu ngo bashaka kunga ngo bajije ngo football. Reka nkubwire umuntu bita Scovia ameretse kumubona abivuga. Ni gute ufata umucuruzi w'ibirayi ukamuha gutwara ikamyo yabijya yitwara? Ni gute ushaka gufata umucuruzi w'ibirayi
wakuze yihingira acuruza ibirayi ukamwohereza ku rugamba ukamuha imbunda ngo ujye kurwana. Ikibazo tuvugisha ukuri, ni gute ufata Ferwafa, ni gute ufata Ministeri ya Siporo ikayoborwa n'umuntu utazi siporo, azi ko siporo ari marato kujya mu muhanda akajya kwirukanga no gushyiramo itiriningi. mu manure ba Jimmy Gatete baze bayobore football mu Rwanda. Bari abakinnyi bagiye muri kani 2003 arya nibwo twagiye 2004 nibwo twagiye muri kani sinibuka neza 2003 na 4 aho ngaho. Bari abakinnyi bagiye muri kani, bari n'imirimbanyi z'igihugu cyacu, bari n'inkotanyi ziri ku rugamba zirarwana barabizi uyu munsi kuko aribo ba Olivier nibo bantu barwanye kuri football u Rwanda, nibo bazi strategy technically ikintu bakora kugira ngo umupira wacu zanzamuke. Abo bantu rero barize bafite amashuri bari gufata imitirongo zavuye muri hehe. Abo bantu nibo bakokomye kuza bakaba football mu Rwanda, bambona bo cya Desire ba Olivier Karekezi ba Jimmy Gatete ba Jimmy Murisa. Reka tuve ko wenda muri mu bakinnyi da habuzemo umuntu akoze no mu banyamakuru ba siporo habuzemo abanyamakuru 2-3 bagiye muri Ministeri ya Siporo. Bakasitari barahari babayingana barahari, ni abantu bazi bahora babazwa na football mu Rwanda, bazi ikintu bakora kugira ngo football zamuke. Barugaju barahari. Mbwiro rero kuntu uri gufata umuntu yari ministre w'insina ukamujyana muri Ministeri ya Baro, ibintu bizahura he? Ikibazo ariko kandi tuzamuke hejuru. Perezida wacu niki atadukorera, niki ataduha, niki atakomeza kugaragariza isi yose ko niki atakoze. Aze ku kigiye cyose ibyo bintu bikunda kugaruka wakenshi ari uko u Rwanda cyangwa se nk'Amavubi yatsinzwe. Byandi hoze uvuga ngo ku kigiye cyose bijya gupfa ari uko ibintu byamaze kugerwa ndabaga. Urakicara ugategeza ko Amavubi atsinda. Kandi ari ikipe igomba guhindura amateka mu gihe tutazi. Ntago ikibazo ari Amavubi. Netse ko ni ikiganiro nuzakoze Jihad, urumuzi mu Jihad niwe sigari kapiteni Amavubi. Jihad yaravuze ati natwe ntago tuzawe pfira. Agashaka gutora ngo avuke aho ukabona ko hari cyari gutinya. Ntago ikibazo ari abakinnyi mu Amavubi, ntago ikibazo araba mu Rwanda arabakinnyi bafite tara bazi gukina. Ikibazo ntago aribo, ikibazo ni aho bikomoka muri Ministeri ya Siporo, ikibazo ni muri Ferwafa. Niko bimeze rero, ibyo nabyo bimeze twabigereranyaga na ba bantu ubwira ngo ukora subscribe, nagahita yumva ko gukora subscribe agiye kukuremera nka miliyoni. Ese ubundi iterambere ryanjye urigizemo uruhare byagutwara iki koko? Uraho ukajya wishaka kuvuga ati makaci iterambere rye narigizemo uruhare. You understand? Ntanababwira ko by the way ntaza kubigeraho nagarutse mu muziki, ubwo nanjye ndaza kwisabira kujya kuri channel yanjye mwuka byaramo. Ako kantu ubukaretse gatoya. Reka tubanze twivugire, reka twe tumaze iminsi tutanabonana. Ubu hashize hafu ukwezi n'iminsi runaka umaze gukora ubukwe, umaze gushyira Cecile mu rugo, umaze buri kimwe cyose gishoboka. Naha ni muntu sinzi kuno byagenze nabyo namakuru cyangwa se amafoto tugeze tubona bagiye uduheza amafoto y'ibice ibintu byatangira. Hari muntu yo byagenze bite? Umuntu ari sawa, nta kibazo ari sawa. Abandi ko bambuka, abandi ko numva ngo bambutse ngo bagiye ngo za Seychelles ngo bagiye za Zanzibar, we byagenze bite? Ntago ari necessaire nyine ko umuntu yambuka, kimwe nuko tenda nko bimenya ko nambutse. Kako benshi bavuze ati se makaca hani muntu ye yabereye i Kigali, yabereye Zanzibar, nkuko benshi bagiye bafata intege bakambuka, cyane cyane ko natereye ivi muri harya ni India Ocean. Ati noneho hani muntu yo yabereye hehe? Nese ugomba niba naratereye ivi muri nyene muri Ocean India, urumva nayo gukora hani muntu hehe? Ntaje nicyo kibazo nanjye nakubaza. Igice guteye ivi ndi Mombasa, urumva rero hani muntu yo ni bindi bo ntabwo nivuga nari ko ntabwo habaye nkuma ko
tuva mu Rwanda gatoya ariko ntabwo ndi buve unenda naje gusanga wowe ufata ukabigira birebire ugafata twa tu video twirirwa ducishikana tugenda nahise baro kujya nicecekera ngende simubimenye nanagaruke simubimenye ako hari bamwe twajya tuvugana nyine bari babizi ko nahari nari i Kigali nkababwira hano ndi ubukwe burabaye burarangiye ndetse munagenze neza ku bantu bagiye bakurikira platform zawe zose cyangwa se bagiye babona amafoto byagenze neza ndetse n'ubukwe bwanitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye barimo aho musanga wenda mukorana mu bikorwa bya sinema abanyamuziki ndetse nitwabura kuvuga ko benshi bahoze bavuga cyangwa se bakomeje kujya bagaruka kana kuvuga ngo Bahati n'undi yishakiraga visa yagombe kuba yibonye ndetse binagaruka no mu ndirimbo wakoze waniririmbe n'umugore wa live mu bukwe aho wakomeje uvuga ati ngewe benshi barabinshinja atari kunge nkukundira uko ukuri nkukundira uko nakubonye ndetse uri urura rwo mu mara yanjye ibyo bintu wowe uyu munsi ubivugaho iki? Ntacyo mbivugaho nge naje gusa nazo njya kuvuga ku bintu by'abantu bavuze bakibivugira ndetse wabuze abantu wabuze inyombya se kugira kuyomba nibijya bigutera ipfunwe cyangwa se ukumva ko bigutera nka dute runaka ifunguro igiki kwa uyu munsi abantu bakivuga ati wa mugore ntabwo ushaka kumukunda wa mugore na ufite ibindi umukeneye ariko Pascal wabuze imyaka navuzwe mukunda ingana nagwiye ngo maze imyaka 15 muri showbiz nyarwanda Kenza mfite imyaka 35 ubwo ninjiye muri showbiz mfite imyaka 20 35 ugiye kuza ku myaka 20 cya 19 nibwo rero nangiye kwinjira muri kariyeri ya showbiz mu Rwanda ubwo urumva iyo myaka nicanga naravuzwe ndavugwa ndongera ndavugwa n'ubu ndacyavugwa so rero ntabwo mfite umwanya gukirwa umuvuduko w'amaraso kurya bivugarara mu bitaro rega akambwiza ukuri nge nangira crise ya blood pressure ariko nkayigira bitewe n'ikibazo nyine ni indwara isanzwe ariko ntabwo nigeze ngira crise kubera ko ngo bamvuze kumvuga ati dore nguwo umugore wabyaye ati biki amagambo aragiye aravuzwe bibaye birebire ibyo ntabwo byo byigeze bigutera ikibazo akambwira kan success man is a topic of poor people cyo kino wacyumvisha success man is a topic cyangwa se success man become a topic of poor people igihe cyose exact kuko ntuneze nubona batari kukuvuga uzamenye ko ntacyo uri cyo nta nicyo urakora nonese tuvugisha ukuri bararebye ubukwe bwanjye babona burarenze bati n'umugore nawe wabyaye none nge sinabyaye nge sinabyaye babana nibura abana babiri no ufite umwe umugore n'ubyarerega ese wagira ngo ndongo rutabyara ariko sha siko mujya munshimisha none ko byabaye ikibazo ndakubwiye ngo wowe igihe uzicara ku ino Nyagasani batakuvuga uzamenye ko ntacyo uri cyo ngo Bahati ngo umugore ngo byaye abana babiri ngo aramuruta ngo n'umukecuru ngo ibiki none abandi utabira bareba hegora hari uzamundongore ahubwo dira akabazo mfite wari wasoma ngo niba mu baturanyi bawe batari bahwihwisa ko ujya mu bapfumu byo kujye gukora kabaye ako ntabwo ugeze ugasoma hano niba utari wumva abaturanyi bawe bahwihwisa ngo muntu ngo ajya mu bapfumu ngo n'umurozi niba utari wumva ayo magambo wanyamure ku uryamye ukora iki wake up go to work go search money urumva kuko you mean nothing there uburi meaningless kuko kubaho udafite utari topic y'abantu ntacyo buri cyo so ngere I'm always you want to become what no I don't want to become a topic. I'm already a topic of poor people. Yeah, I'm a topic of them because they have nothing to do. They just wake up on morning, bagafata amafone yabo bakajya mu chat babango this guy is abu bagatanya kuvuga nahari se ntafite ibyo nakoze bavuga ikibazo. I have to give them work kuko ntacyo bafite cyo kuvuga reka tubaha akazi batuvuge
kandi you guys reka mbwire muravuga nje mba ni mu rugo ndi kwinywera icyayi nido sinyinywa inzoga ndakijigura bise si wageze wanjye sinakwakirije ka cyayi kanido mba ndi kunywa ka cyayi like man you know banishe niturije tenete mba nyifite ifu nido koko maka kandi yasigihenze na ngiye ngomba ibihenze nibyo ngomba kugira ndashaka kumvisha ko kuba muri Yesu ari by'agaciro bikomeye ibihenze nyinywa inzoga najyaga mu kabari sinye kugura icupa rya John Walker cyangwa Jack Daniel cyangwa Black Label none se niba nashobora kujya mu kabari nkagura icupa rya Black Label uyu munsi kugura nido biranumbira bakatuze abantu niyo nane kuvuga abantu mutuvuga akimyaka umaze utanywa nido yeah ko uyu mwaka ni ugiye kunywa nido urabona utazakugeraho ikibazo abantu mutuvuga twe twiturije akaca nido zakugeraho ikibazo cyihese keretse nkawe wakuriye ku kibuye utarigeze inkuru umwana ubu yinywe bishaje kakubaho wakuriye Karongi ajya iwanyu nihagana Karongi hagana jiba proud yiwanyu bro ni sawa nta ujya wumva ajya crema disi crema abari proud yuko abari gitarame gitwe proud iwanyu uvuza akantu kanido ngira ubwoba urumva wowe wakuze woga mu Kivu samutaye mu wenda amafi ntago umwayaburaga amata nayo cyari ikibazo kuko kibuye nta nka zibayo abayisambaza twebwe rero kera twakuriye mu mata tunywa amata za nido abana mu gatsata bari mu gatsata ariko murahati gatsata bari habi inka mwana twebwe rega nje bundi navukiye ku Muhima none tuza kuba bimukira bavuye ku Muhima bimukira mu gatsata ariko twagiye mu gatsata nyiri muri primaire urumva gatsata itinduka kavukira yanjye azo ku Muhima ko burazira kamwe maka ku Muhima nani inka zibayo ariko za nido ku Muhima ni centre ville muri Kigali even gatsata ni town bakiniraga ku ibuga ry'inka umupira nido mwahuriraga he nta bibuga ntakiniyo mu gatsata ari ya Rwantesco twakiniraga baro abantu babizi Kimisagara hari ikibuga kuri Maison de Jeune twakiniraga baro Sainte Famille twateraga baro nara kuri primaire Muhima hari ikibuga ariko tugataha tukanywa kanido so rero akujya ubona uyu mubiri ari ubusa umuki uyu mubiri ubona ari ubusa uri umwana wanyweye nido ntago ari uw'inzoga ubirebe neza ntago ari uw'inzoga do amaso yanjye ni dede kera yabaga ari imituku ariko kuba muri Yesu ni byiza kuba muri Yesu ni byiza nibyo navuga kugira ngo mwemwe mutuvuga nicariye njewe ndi ku uploadinga ndi kuri coding ikiganiro gutya ubu kano kanya muri commentaire abagiye kwandika murandika muri njewe hari commentaire nabonye ku kiganiro ugeze gukora no sana Irene bavuga atari ko se makaca kuki tuzi neza ko nta mukobwa mubi twigeze tubona kundana nawe pe ati kubera icyo atarebye muri bakobwa be beza bakundanaga nawe akagira uwo afata mu basi wenda akamugira umugore ati nukubera icyo yahisemo uriya mugore usa nkakuze none se umugore wande kandi wagiraga abakobwa beza kuva benshi aba ex bareka turebe mu ba ex bawe ni ikibazo mfite ni kimwe nyine uwo mugore no wande uri kuvuga ntuwa Habiyambere Jean Baptiste wakoze cyane none se harumitiramo kurongwa akaca kwagiraga abakobwa beza baba ex none se nyine umugore wanje we ni mubise ayo bwiza bwe ni wowe biuzi nuko rero burese mu rukundo bafite icyo kuri cyafite icyo ashaka bafite icyamwatiye bafite nta nubwo noneho bizanangora kugira nzonge kuvuga ku mugore wanjye aho umuntu bamumushaka wiki umugore wawe se ko ari umugore wawe n'ubundi ntumamvu umuntu abagomba kumugendaho ntateze kuba hatari uwanjye byararangiye she will be always mine yamita noneho kutari kwirekana cyane byagenze bite singise Pascal ariko nasore wanyambariye mwana sabonye uko nakoze ubukwe bwiza mwana wari ukiye kabisa maka wari umeze neza kabisa byakuta wari wambaye harya ngo ryaturutse he bwari ubwa mbere igeze Kigali ryavuye muri Turkiya kavugisha ni ukuri kose ninjye wa mbere n'uryambaye bya kote njye na palette twambaye ewana umuntu bita Mahombe design Mahombe decor kabisa cyavuye Taki uyu munsi ngo wagarutse mu muziki rero ukagira inkuru ewana ngiye kubatamo
ngiye kubatamo indirimbo ya mbere yaraje bavuza induru n'ubu baracyavuza induru makaca yaje bari kuvuza induru sinzi impamvu kandi abavuza nduru nabona batazi imiziki batazi imiziki umuntu bita Yago afite indirimbo bitanaremeye nabushari akumanda ndimbo mpumva sinziza I don't wanna be nk'ababandi bambwiraga tangiye kumugarukira batamenye kirezi bambaye bakiruka icenda moshana aranyuzwe vraiment c'est tout umutima wabibanza naremeye vraiment c'est tout nkaho karirimbo iyo ndi kukumva noneho nkanjye se nakoze umuziki imyaka 10 nza kuza umuziki naho nigeze ngisha inama kuko nta n'uwagomba kunshintege kuko nta warunze sibyo mba success mu muziki stage yose ikomeye mu Rwanda yagiyeho international stages ama event akomeye yose nta stage mu Rwanda ikomeye ntakandagiyeho nakoze hit zirenga 20 kuki kuba uyu munsi waza wenyine bibatera ikibazo birabatera ikibazo se nkuko nta ruhare bagize kera mu iterambere rya Just Family kuko nta nubwo bazi ngo kuzamuka kubaho kwa Just Family bituruka kurinda hasa ejo muri bwo sinumva kuvuga ko ngo mwakoze inama ngo mugiye kongera kugarura itsinda ngo mugakora kuki uyu munsi ufashe umwanzuro kuza wenyine oya njewe reka nkora umuziki no that's my time to prove it kubereka yuko mwebwe ubundi umuntu aririmba muri groupe na Platini agitangira kare solo bavugaga yuko atazabishobora ngo TMC ngo niwe ngo ari widisinga Platini nabahahiti saba ko mu mahiti ya danje arikuza neza kabisa na wivuga ngo ari kuza yarangije kuza rafashe muri Canada sari muri tuwa muri Canada amafaranga ari kurya imbobo zirigwa zivuga sizica i Kigali ziri kwa kabitanu umugani wa DJ Brian nukurirwa muvuga ariko mukatwa kabitanu in box hey bro wanyeje bibiri ko bimeze kandi ari wowe wiri gutuka abantu muri commentaire na he umuntu uri kuvuga ngo nago nzakora umuziki yakwishyuriye studio yaranyandikiye none ababivuga eske nibuze n'umuhanzi bo bivuze hanze bashobora kubyemera umuhanzi ashobora kumbwira ati bro mwakoze umuziki ariko uwo nawe ngo muhanzi na burenganzira afite ngo mushaka ibintu ngo mukora ngo mushaka imirimo ngo yindi ngo y'amaboko ngo murashaje nese makanya gafite imyaka ingahe bro abantu ninjije rero na umuziki ntabwo ugira imyaka gisupusupuze ntabwo bafasha kugakano ariko abantu ninjije ariko tujye ubwo n'ubujije cyangwa ni jalousie tuganire kwa ako kantu nk'umuntu abivuze gutyo n'ubujije cyangwa ni jalousie cyangwa ni hayi wa mugani baba basinze banywe ibitabi music is a, if you can talk you can sing music is a feelings you know feelings you know warozi ko se kuririmba amapiano buse let me say this umuntu bita Diamond Miss yashize baramaje muri Tanzania nayibonye interview baramaze ati bari kumugeranya na Alikiba kurusha kuririmba waba bayikora hit cyane Alikiba n'umuroko ariko ntabwo umuziki wawe nuwe bashaka kumwumvisha ko atazi kuririmba Diamond arabwira ati kuririmba neza iyo biza kuba aribyo bikonta mu muziki Banamboye ntabwo ari gutwara Grammy Award kandi kuko nawe ushize mu nyurabwenge zawe wakumva ko ari byo Banamboye ntabwo ari umuririmbyi mwiza ntabwo ari wa muririmbyi ufite ijwi rya danje uhogoza ugira gute ariko he's now a Grammy Award winner so rero abantu bahindure the mind zabo bazi changing gusaza minizi wati uririmba neza ubundi ninde no reka tuvuge gutya umuziki ubundi ikosa mu muziki niri ntaryo nzi umuntu akoze indirimbo nta diez nta kugeza diez na off kick na organ ari mu manota neza ijwi rimeze neza ariko ngo utarimbye nka Michael Jackson cyangwa uririmbe nka Patrick Nyabitari
ngo ntabwo uri umuririmbyi. Courage ne yazi kuririmba. Si wowe nyigishe kuririmba se Courage? Ngiye Courage ni metre wanjye indirimbo zagenda zimuhana watu nyumvira ukaririmba. Akabanza akakumva neza. Akagasikiriza. Yambwiye ati aha hantu kosora nyoroshamo. Meta nsubira muri studio nkabwa ati metre yambwiye ngo aha Kosora. So nyuma rero ya Courage nka mwarimu wanjye w'umuziki. Kandi umuntu wakana ko Courage atari umuririmbyi. Yarusha nesubwo yarusha melody se. Wowe uzabaze melody ati Courage ni muntu ki? Ibintu koko wabishimangira. Melody so umuririmbyi mwiza. So umuririmbyi mwiza twese twemera. Uzamuganirize so no munyamakuru. Ati Courage koko. Ati mbwira kuri Courage. Ntabwo mvuze ngo amurusha. Wowe ndagutumye uzabaza ati mbwira kuri imiririmbe ya Courage. Ibyo gusa. Ntago ajya kontreta muri beat. Nanjye nsinjya kontreta muri beat kandi mvuga ngo sinzi kuririmba. Gusa mwarimu wanjye ko bro. Hawe siko njya munyamushimisha. Umuntu reka mbwira umuziki, music is a feelings. Mu byumve neza. Kandi yagiye kunyuma ni art, ni art. Music ntabwo umuziki noneho ntabwo ari vocal. It's not only vocal. Harimo art. Harimo creation. You create your own thing. Ukandika, ugashaka melody, ugashaka text. You do your own music idafite huriye ni yabandi. That's art. Ese maka ko ari teacher wawe. Buriya bundi mwari guhuza n'imbaraga mugakorana n'itse niyo mwaba muri abantu babiri. Cyane cyane ko ari n'umuhanga kandi unamwemera. Courage ntago ari mu Rwanda, ari South Africa ne haba. Si umunsi abani bakora umuziki ari hariya nawe uri hano. Nasubwumva regana bose gukora indirimbo imwe agashutingira ariko se cyagiye habaye concerts. Habaye se nta biragoye. Let me do my own music. Cyiza. Mfite indirimbo nshyashya yitwa You Complete Me. Ni indirimbo nanditse iri basic on true story and true love. Kuko indirimbo naririmbiye umugore wanjye nagomba kumutura indirimbo nyuma y'urukundo yamaye nyuma y'amarubanga mwa mujye kuri YouTube channel yanjye Bahati Makacha. Kuri YouTube bandikemo ngo You Complete Me by Bahati Makacha. Hanyuma kakanu twavuga subscribe. Mukiteho. Mumpi opening. Sibyo kakanu ka subscribe mumfashe. Channel yanjye ni shyashya. Mu supporting ndashaka kwizamura ikazamuka. Noneho dukomeze turebe abantu bavuga ngo miziki. Ako umunsi wenda ndashaka kuzafata umuntu. Umwe muri abantu biri gwapinga abahanzi. Hari umuhanzi bita Uncle Austin. Ngiye nemera ko rumanzi unaririmba kandi noneho unagira na text zata. Austin ikintu cyambe karite yambe afite ni melody. Niyo mpamvu ukora bozo zose Austin agiyemo ziryoha. Kuko agira melody ihita ihindura ibintu. Umuntu bita Philipita, umuntu bita Yagose bamwibasiye cyane muziki. Ndashaka ari umuririmbyi Philipita. Ariko nyine ntago bibabuza kumutaranga. Ntago bibabuza kumutaranga. DJ mwiza. Ntago bibabuza kumutaranga. Umuntu ngo bita nuza ni But he do a music. He do a music, right? Ndashaka kuzafata abantu birirwa bataranga. Babandi mwebwe muvuga ngo uyu muntu ngo nagaririmba ngo n'umuswa. Bro, njewe nzakora uko nshoboye menye umwe muri abo bantu. Ngiye muri studio mwishyurira amafaranga audio. Uwo muntu akora indirimbo imwe. Ayishyira hanze. Turebe ubuhanga bwo kuko buri mbere kuko sora umuntu. Banza ukore utwereke uwuriwe. Kuko mane hari ukuntu abantu bajya bitiranya ibintu. Ushaka gufata indirimbo yanjye ukayiririmba neza kundusha. Ako ntago bisobanuye ko uzi kuririmba. Ntago bisobanuye ntago bisobanuye ko uhisuba uba umuhanzi. You are just a singer, you are not an artist. You can sing my song better than me. But it doesn't mean that you become an artist. Ariko ngo abaswa benshi babahanzi ngo babanza kwiga ngo babanza kuririmba barapa. Nje niko nabitangiye kurumva nje nari umuswa. Wari umuraperi. Nari umuraperi nje nari umuntu ngiye mu muziki nigire muri football. Nkatera baro, nyuma nisanga ndi muri studio ntangiye ndi kurapa. Urumva ntago nari nzi ibiki n'ibiki. So niyo naze ngubwira ati gahoro mva mu kurapa njya mu kuririmba, kuraje kambwe ngo baririmba gutya.
dieze ni yishaka kubekinga alto tenor soprano nizi akagera mbwi utuntu twose ntago nenzi ngo dieze niki off kick niki ntago nenzi ngo amanota kumva indimo amanota nkumva ndi kuyumva neza hari ibintu biri kure yanjye ariko gahoro gahoro ko nagiye ngira experience ninge muntu wagoraga muri studio kera tugitangira nkajya muri studio bakarecordinga bakarangiza ariko njewe bikaba ikibazo kugira ngo ndirimbe nge amanota neza byabaga ari ikibazo ko ntago nabaga ndi kumva amanota kandi utari kumva amanota se waririmba gute but at the end of the days naje kumva umuziki kuraje ko binyigishije ntangira no kujya none ari njuba text nandika indirimbo nkajya muri studio nkazirecordinga bagasanga zarangiye bona nabandike bagashyamo amavasi nakoze ibintu byose ubwo buhamya nagwa ngo producer ba Nisbit uzabaze Nisbit uzabaze ba Isopro uzabaze ni benshi nkajya muri studio ngakora indirimbo bakaza ba completing buzuza so rero ntabwo umuziki ni ikintu music ni ikintu ushobora kwiga ukakimenya rero ikintu wakwiga ukakimenya ntihazajye umuntu ukubwira ngo uri umuswa muri cyo kandi ushatse wajya kubyiga ukabimenya wewe gusa kora ibintu byawe utitaye kuri rubanga za watu bataongea sana abantu hawezi kuacha kutoka kusema batasema paka na kifo chako batakisema na kifo hata na kifo chako batasema ntago suzi umuntu yapfuko nawe kuvuga mimi mjanja mimi mwana wa town nikazaliwa hapa Kigali mtoto wa mjini hapa mugazi cyata ko nta mupaka uriyo baba mimi navuchi yani Kigali hapa Kigali hapa ndo kwenye unazaliwa wapi nimezaliwa hapa Kigali mtoto wa mjini bwana sasa unatarupanga na matoka kijijini hapo unakuja nikuta hapa Kigali town nimeshazaliwa hapa Kigali unataka kuniletea uongo huo tu kujifanya mjanja kwangu hawezi kujifanya mjanja kaka bado sibizo murejoni nabonye abaza Melody ngo ariko ubundi yuvugana na Harmonize cyangwa Diamond muvugana muri we rurimi Melody bone ikibazo cye umuntu avukiye Kanombe akabataza Kiswahili kameme usiko ngende kigana nyize ariko nyizi cyo ku wavugana na Eddy Kenzo ejo bundi nari natanye nagiye ndaraburiza nivuyemo by the way ejo bundi nandi Uganda niho nandi n'umugore ariko nakwambiye wavugaga igiswahili Ruganda nwogira nyo apati simanyirwona but ngogira katono ya ugeza nzagara muntu rumanye anyigilize ya ngenda ugogira burungi ubwo Melody wavugana ndiki na Eddy Kenzo nje ndimu yayi utegera byo ngamba wano utegera nze ndimu yayi mwana wa Kibuga I was born in town mu bibaye ngombwa ko Eddy Kenzo nayo bajyaga bavuga ko icyongereza mu iminsi wanza arivuguruye bajya bavuga ko Eddy Kenzo nta cyongereza ngo ane kansi muri umbere wari ushinzwe kujya uyu munsi ubaye uhuye na Eddy Kenzo atavuga ururimi nk'uru guvuga mutaruhuje je twavugana umushatse ko kubusaba nkakora nze nakugambye ati ndi mwana wa Kibuga nimezaliwa hapa Kigali mubwire hawezi kaleta lugha yoyote Eddy Kenzo naga mimi nawe tuka nase umuntu bitake ko sumuzi umurapero muri Uganda keko sumuzi shipa Karungi sumuzi sinabaje nyemero nshacho album yacu ya kabiri wowe yize neza n'igiswahili arakize Karungi shipa bona ntabwo namuze nyemero nshacho rega abantu bazi shipa Karungi shipa yaje mu gitaramo cyacu shipa Karungi no nshacho album ya kabiri yitwa Bindimo shipa Karungi uruhe rurimi nje ndimu yayi nakugambye ntinze umwana wa Kibuga na keko tukavuga muvuga iki Igiswahili tukakivuga tukavuga Icyongereza tukavuga Ikiganda ya icyo bita ku musirima se niki ufata igiswahili ukavanga n'imigirigi ngiye nakubwiye ngo nimezaliwa wapi mugasi ya CHK kuvukira muri CHK naga ari ibintu byoroshye umuntu wese avukiye muri CHK muri kiragi byari bigoye wavukiye CHK generation yanyu wese wavukiye wavutse amatara yaka bro nje ni gitanda navukiye barakinyeretse
Sehashka. Sasa unataka kuniletea wewe ujanja wako kutoka kijijini kule. Unataka kuniletea mambo ya ulofa hayo. Utaniweza? Siwezi. Utaniweza wapi? Utaniwezaje kweli? Ejo ni Miss Jojo yaravuze ati rongeyeyo buriya kuba nagaruka mu muziki ni ibintu bigoye cyane. Uyu munsi wowe ikintu gishobora kuba cyatuma utashobora kubagaruka mu muziki niki? Nta na kimwe kuko njyewe Jojo afite ibimubuza. Afite ibimubuza nakoresheje neza igihe cye neza. Yes, afite ibimubuza kugaruka mu muziki. I do respect her kuko twakoranye n'indirimbo ngira urabizi Miss Jojo mu gihe cye kandi the song was a hit, mega hit. So ndamwubaha cyane. Umubyeyi, umama, n'umuntu twigira ibintu byinshi cyane, especially inshuti yanjye gihe cyane. Inshuti yanjye akanganiriza yingishije Quran. Nago ndi umusiramu ariko Josiane yanyigishaga Quran. So rero urumva we afite impamvu nyinshi cyane private ziwe zimubuza gukora umuziki. Ariko nje nanimwe. I do everything I want. My wife is there to support me. As long as umugore wanjye nta cyambuza kuko niwe wenyine ushobora kumbwira ngo iki kintu wigikora. Umugore washobora kuba yakubwira ati makaca ibintu urimo bihagarike. Ewa nabivamo. Ntabireka pe. Ariko kuko azi ko ibyo byanunze nibyo byanyishura ishuri. Nibyo byankujije azi background yanjye. Urumva showbiz yanyishura ishuri. Showbiz yaranunze. Jusqu'à maintenant. Nta kindi kintu nzi cyari cyama amafaranga over 1 million. Kitari showbiz. Ntacyo. Nta nakandi kazi niyizi nakoze ku ruhande katari showbiz. Ase maka kuki utari Burundi mu gitaramo cya The Band yagiye gukora igitaramo cya Danje? Ntabwo ndiyo kuko urumva mfite ku dropping indirimbo ya video urumva nasohoye audio na lyrics nizo nasohoye kuwa mbere kwa gatanu ngomba gusohora video kandi mfite gukora media tour urumva nanjye mfite byinshi byo gukora byanjye kujyara rero ni umwanya wawe ariko ari abantu ko twapanze hari team nyine the team iri behind iri kumwe na Ben nanjye namwe 20 ntago mbizi ariko team iri ruhande rwa Ben nari ndimo mu bantu bagomba kujya habo twavuganaga twagomba kumanukana ariko narebye nsanga I'm going there to spend my money, right? To spend my money. I'm not going there to work, to bring money. So, nukugenda ukayarya. Acha no kugeze Canada turagukizwa niki? Yeah. Arigi Imana igira neza. Asa Canada. You will do what? You mean what? You will do what? You will go there to do what? Where? Bujumbura, Canada. Bujumbura. Nyine nagombaga kujyayo guspendinga amafaranga ko nta kindi. The Ben agiye mu kazi. Bamupeshe. Ngiye no gufata yanjye. Ngira gute nya spending there. Kandi ejo bundi cyangwa next tomorrow ndaba mfite media tour ndakina essence ndakinira whatever. Amafaranga rero nagakoresha ibyo bintu ngi Burundi. So nabitekerejeho ndavuga ati byagonganye nuko ngiye gusohora video y'indirimbo yanjye kandi ngomba gukora media tour yayo. Aka kanya nka stage ukuntu urimo kwimaginamo cyangwa se mu byiyumviro ufite. Stage ya Big Fizzo cyangwa se stage ya Satibi cyangwa se stage ya The Ben mu byiyumviro byayi cyangwa se mu mboni zawe urayibona ute? Nta kintu kimwe ndi kwitekereza. Big Fizzo umuzi gute nk'umuhanzi? Gusa ikigaragara cy'i Burundi agiye kuba igitaramo gikomeye. Gikomeye. Kuko Fizzo na Satibi ni imitwe ibiri ikomeye. I Burundi ikomeye cyane iyoboye umuziki ndundi. So gushyiraho rero Tiger ubu tuvugana ari mu bahanzi East Africa ifite bakomeye abastar muri East Africa. So ndatekereza ari big deal ni sure deal bakoze. So ndatekereza ko show izabimeze neza ni sure deal
izanagenda neza cyane ko nka Ben ni umuntu tuzi ko ari bukore performance nziza. Actually tujye tuvugisha ukuri, umuntu bita Ben, umuntu bita Meddy, abo bantu turacyafite imyaka ibihumbi n'ibihumbagaza kugira tubone undi muhanzi waza kubasimbura. No matter what, even if they can't do any. Reka ngo urugero The Ben amaze imyaka ingahe adasora indirimbo. Aheruka yandi na Diamond imyaka 3 igiye kuzura, but he's still big. Man, agiye gukora concert kwinjiramo tiki ya miliyoni 10 z'amarundi. Izo ni miliyoni 3 z'amanyarwanda. None se bose siragiye ba Melody siragiyeyo. Sibakoze se ibitama karagenda neza. Hari numwe se ugeze akora iyo tike. Hari numwe nibuze kanu kanye mu gitamo cya The Ben kitari cyawe. Urwego kiriho standard kiriho. Ukuntu kiri kuvuga hari numwe ugeze agerageza no kusatira aho. Tuzana mu Rwanda Melody se yakoze muri arena. Na Ben se yakoze. Nabyo twararibonye. Nase Ben se yakoze. Iyo uri broka mbwiza uko nta rutugu nta n'umunsi numwe muzasanga urutugu rwasumbye zose. Ntabwo bizabaho. Iteka ryose nta munsi numwe indege umva mbwe nta munsi numwe indege izasumba icyogajuru. Nta n'umunsi numwe imodoka izigereranya n'indege. Kimwe nuko nta munsi numwe ishu bizigereranya n'imodoka. Buri wese agiye yakira hari ubu kano kanya sinange nifate regeranye na Melody. Urumva niyo mpamvu rero buri muntu wese ku rwego ariho. Melody arayoboye muziki uyu munsi mu Rwanda kuko ni arahari ni uridinze ari mu bihebye ariko ntabwo aracyafite imyaka nk'icumi imbere kugira agiye kuri standard Ben ariho. Munsi iwacu muzika yagarutse kandi doreye nabonye ari kuri ku murongo w'abagomba kuzaririmba. Uzi nk'iwacu no muzika bibeshye bagamagara Ben ntabwo babona amafaranga bamuhaye. Bafashe bubu nukuvuga ngo bisaba yuko bari abahanzi bose barimo batajyamo amafaranga bakabumbira nka bakaha Ben akabukura ikitaramo. Yeah, sure. Ese utekereza ko bahamagara Melody batabanje gupropose Ben especially ko ari ninaha Ben arina. Yeah. Mujye inbox baramupropoza. Ngo amafaranga yahemba The Ben muri bya bitaramo by'iwacu muzika. Yenda bize ko jabone bamupropose amafaranga n'amafaranga bamupropose ndayazi arayanga. I know. Bivuga ngo iri show ahubwo yayizengurukamo yenyine mu Rwanda aririmba yenyine ku mafaranga bara bose bahembwa. Nukuvuga ngo Ben we ubwe irabe bitaramo by'iwacu na muzika ko ari 5. Ben abikora we. Noneho wasanga nayo ubwo yari make. Bro, bura nimijya kuvuga muje umuntu bita Ben cyangwa Meddy ntimukajye mubavuga. Nukuri kose kanje mbagira inama tu. Muri na Rwanda tubona rwa muzika. Umuntu bita Ben, umuntu bita Meddy they deserve a respect. They deserve a respect. Ira line up yibonye gute bari abahanzi bashyizemo? Sina. Birabina kose. Uyu munsi bavuga ati niba na muraperi urimo ugaragara. Bafayamani ntabahari. Ba Bulldog nabahari kandi burabutaka barabizi neza ko burabutaka bufite ba nyirabwo babukandagira ba nyirabwo barutaro Diamond ni bande Riderman nagara umuraperi se Bulldog no umuraperi mwese Riderman ni umuraperi mubi kuburyo muvuga ngo ni mwiza ariko kuburyo umvuka nuvuze ngo na muraperi mwugaragara umuraperi usumba Riderman hano mu Rwanda ninde ko mukunda kujyanya ibintu bagerere kajya kabyo naho mbabwira umuraperi mu Rwanda ukano kanya usumba right Fireman we ni mubi none se Fireman arusha Riderman hiti Bulldog se ni mubi arusha hiti Riderman se ntago turi kuvuga hiti turi kuvuga wenda no Riderman uzabona se turi hano ndashyiraho n'amafaranga to betting amafaranga ushaka Riderman bira bitaramo ni uzajya ni always ni uzaba main artist kuko niwe wenyine atari ubuhanuzi no nje ntago ndumuhanuzi ntago ari competition barimo ariko niwe uzajya wagurutsa public cyane kurusha nabandi bose muri gutekereza mu mitwe ufashe Melody ujugunyiriye naho bahuriye mande Riderman nahure na Melody usko Riderman ari muhanzi mu Rwanda ufite public ye yihariye ubwe yanze kumuvaho
ushatse kuvuga ko Melody nayagira Melody ese akinyuma niwe wayiririmbye wowe public Melody afite reka bikubwiye nitonze Melody afite public zazindi ziharara zidakunda afite public kuko akora afite public kuko aduha imihangano byinshi cyane uyu munsi ariko Riderman nubwo yamara imyaka 5 buretse gato umubwire muhe nushaka kumva neza nushaka kumva ujye bantu tega amatwi ntugace umuntu mwijambo numva ngo Riderman afite public bitamusabira kuba afite hit song buretse gato uzana na performance ye kandi ukeneye abantu bakora buretse nyine buretse banzu nyumve ndashaka kugutandukanyiriza gukunda no guharara Riderman nagaharawe Riderman akunzwe nicyo nshaka kumvisha Riderman nubwo yamara imyaka 5 atari yakora indirimbo kuko muri iyo myaka 5 dusubiye inyuma urasanga na song hit afite none kwa buretse gato ariko stage niwe mwami ese ubwo Melody arakubita Burundi akaririmba akazana amadolari akazana amafaranga nuko rero atari yaji Burundi Riderman baraha asa ubutegeza ko na propose afite we batamu propose ndabikanga Nese Munyakazi aravuga ati nge ndakora bro ibikorwa kandi nibyo bigomba kuvuga turabyemera afite indirimbo na Shaggy agiye gusohora ejo bundi nibyo nahoze mabwira ngo tandukanya public kukundira ko wasohoye ibihangano byinshi cyane na public gukunda Riderman n'umuntu bita Ben n'umuntu bita Medi ni abantu na King James akaba yarimo nuko yakomeje kugaragaza ko ku ruhande rezindi business arimo ni abantu na Knowless Butera arimo numva ngo ni abantu bafite public yabo bubatse kera iri ku mutima wabo kandi batigikora maka ibyo it's meaningless bro nakubwiye ngo the Ben umaze imyaka ingada akora umuziki ndarasohora indirimbo zirenga 5 mu kwezi hanyuma ko ari kiba komeza gukundwa kumurusha shaka bari igikundiro ngaho none se wowe tandukanya guharara no gukunda ibyo bintu uri kubyumva neza ni ikinyarwanda gisobanutse kuguharara Pascal uyu munsi cyo guharara bitewe n'inyungu mufite ese ubwo na Fireman baba muharaye oya Fireman ni legend arakunzwe none ko Dana none we yagarutse nawe agakubita hiti hanze ubu nawe araharawe sha Pascal biraza kungura kuganira nawe rero usigaye warabaye nka Emi yo kuri 3D umva muganira nk'abantu mudashaka kumva urumva mu bigira intambara wowe nagushaka kunyumva ahubwo ushaka komaka turebere ku isoko ry'uyu munsi ry'abantu bari gukora abantu bari gusohora indirimbo kwako niba bavuga ati ngewe nsora indirimbo uriya mugabo amaze iminsi wabonye ko yabaye nasaga ikomeye cyane kuri Melody na ba Debere nabandi ati ninde uri gukora ati mumbwire aheruka gusohora indirimbo ryari nge rero nago imyizerere yanjye yo muri showbiz ishingiye ku ibyo bintu by'imiziki ngiye kuzana bimwe by'uburejande rero no kuko nyine ariko reka nkubaza tujye tugana nk'abantu bakuru utekereza ko ari ihe mpamvu ituma umunsi The Ben adasohora indirimbo utekereza iyihe mpamvu ituma none Riderman adasohora indirimbo kandi afite studio nakubajije nyine we nsubiza iyo mpamvu gereze tuyimubajije ese utekereza ko Ben adafite indirimbo utekereza ko Riderman we naza afite ndi kukubaza aho kugira unyumve uri kumbaza kandi isoko uyu munsi dukoreraho bisaba kugira ngo ukusore niba nibyo bitaramo cyane ibyo nago rero iryo soko nago The Ben aririho ntabwo uyu munsi The Ben ari umuhanzi banza wumve naga ari umuhanzi wo gukora kugira ngo mu Rwanda tumumenye cyangwa tumukunde kuko already turamuzi turanamukunda nico kabisa siko bimeze The Ben ni umuhanzi wakoze indirimbo na Diamond Platinum irafata East Africa yose indirimbo irakundwa iragenda urabyemera so ni umuhanzi ugomba kugendera kuri level y'indirimbo yakoze aheruka gukora akaba ngomba gukora indirimbo itagomba kujya munsi yiri ameruka gushyira hanze ubwo Melody ro bushatse kumufata umutaya buretse gato ndacyakubwira gato yatucye tugana ibintu biri mu bwenge n'abantu bari bikiganiro muze kutwumva The Ben niba rakoze indirimbo ihagaze miliyoni 100 igakundwa igafata East Africa na Africa hamwe na hamwe ikafata nakora indirimbo ikazi kagoma mu Rwanda gusa azaba yisubije inyuma ntabwo The Ben ari umuhanzi ukiri kurebera promotion ye mu Rwanda kuko mu Rwanda kano kanya The Ben ubwo yashyira indirimbo kuri platform ze gusa mu Rwanda twazireba kandi tukazikunda urabyumvye kintu
The Ben uyu munsi ni umuntu ugomba gutekereza kuri promotion ye muri bihugu byose yandirimbo ye yakoye Diamond yafashemo yagizemo hit agatekereza ngo nongeye gusohora indirimbo muri Kenya barayimenya, Tanzania barayimenya, Uganda bayimenye, i Burundi ho nibisanzwe no mu Rwanda, yambuka ifate za Zanzibar ifate Afrika. Urwo rwo The Ben agezeho go gutekereza kuri promotion. Medi we bikagenda bite? Na Medi niyo standard. Medi afite indirimbo igiye kuza miliyoni 100. Bivuga ngo Melody abarimo kugira. Buretse gatoya. Nanjye kuvuga ko The Ben. Arimo gaspia reka tu. Buretse kunca mu ijambo kugira nibagire ibyo nashaka kuvuga. Nanjye kuvuga ko The Ben. Iyo standard The Ben ariho yo gukora umuziki icyambere nuko niho ari. Indirimbo yeruka gukora niho yageze. Yabaye FM, indirimbo yabaye hit kuri level international. So ntabwo The Ben ari wo kongera gukora indirimbo rero iraba hit au level national kandi ari international artist. So to be an international gukora rero hit iri international hari icyo bisaba. Hari icyo bisaba. Kandi kitoroshye abe na gatoya. Icyambere ni planification. Wa planinze gute? Icyakabiri ni ubushobozi amafaranga. Media zo hanze y'u Rwanda zo ntabwo zikora nka bino byo mu Rwanda. Media zo hanze y'u Rwanda zo nibane kwishyura muri urishyura uragenda kure MTV ukishyura promotion bro. Ukavuga uratanga amafaranga naya tuzacanga indirimbo y'igihe kiniki izaca biganira ibi nibi tuzamika shobora kuba nominated mu award ya naya. Ariko mwe muricara umuntu gutekereza iyo level iyo standard ariho mwarangiza kuko mwebwe mutari kumutekerereza nkuko ari gutekereza mukamufata mukamuhindura ngo ni umunebwe ngo nagakora. Bro reka ngwiza ukuri gukora ibintu byinshi cyane naga ariko kugerayo. Ubwo nibyo Melody azavuga ati ni gute koko niba nari umunebwe ibihangano sohora uyu munsi ejo ngasohora ahubwo nibo banebwe kwa ko nta kintu barimo gusohora. Reka ngubaze mu ndirimbo zose Melody yakoze ni ihe ndirimbo iri kuri standard igira ndirimbo The Ben why nese buriya iriya yakoranye na Bahati ejo bundi yo sindirimbo aho nyumvira akarimo zikeza makaje uziko uraza gutuma abantu bakora ikigano baguseka ese kuturi kurega ibikorwa abanyarwanda n'abanyabwenge ni ihe mu ndirimbo zose Melody yakoze ni ihe ndirimbo iri ku rwego rw'indirimbo why ya The Ben na Diamond. Yego wenda abahanzi barimo wenda shakora bayakoranye yakora ko hanze wenda ukomeye ntabwo si yakora indirimbo na Shaggy. Yego Shaggy si umuntu isi yose izi no muri jande nayo numvisha ari remix ariko n'ubundi buretse gato tutegeze turebereye hara niho Melody ajya kutwiyereka kuko wibuke ko na Tom Cruise yigeze gukora na Shane Kingston video nayo turayizi. Nimujya gukora ibintu bro mujye mwicara manze mutekereze no tujye kuri Melody gato. Melody uyu munsi muri East Africa yose niba ufite indirimbo solo yewe banze unyuma ariko ntukajye uca umuntu mu ijambo. Melody niba ufite indirimbo yewe nyine itari collab muri East Africa wambe iri ifite views nyinshi cyane afite indirimbo igiye kuzuza miliyoni 100. Mwabantu mwe muri kureba kino kiganiro mugere mu kore search murebe nukuvuga ngo Melody arusha viewership Diamond ari kiba n'abana bariva n'abana byose. Iyi ndirimbo igiye kuzuza miliyoni 100 imaze kujya 90 na indirimbo imwe imaze kujya miliyoni 90 na indirimbo imwe. Nukuvuga ngo muri East Africa Melody niwe most ese ubwo tuvuga ko buriya nawe reka nsoze ari kuri market wenda tuvuga ngo akorera isoko cyane cyane gato turebe gato niwe wa mbere muri East Africa kuri viewership. Melody kubera iyo ndirimbo na yimwe indirimbo bita Slowly noneho mukumva yuko afite gukora indirimbo iri munsi ya Slowly kugira ngo agaragaze yuko atari umunebwe atari gukora. Mujye mutekereza bro buriya kamubwiye ntabwo kwirukanka cyane ko kugerayo mbere never kandi gukora byinshi bitarimo ibitekerezo gukora ibintu byinshi utatekereza afazare watuza ugakora kimwe banje gutekereza. Ntabwo umuziki rero umuziki ntabwo ugaragarira mu bihangano byinshi ubu bivuga ngo kuri market
umuziki Ataba yahariye market. umuziki ntabwo ugaragara mu bihangano byinshi, umuziki ugaragarira mu buhanga bw'igihangano cyakozwe. Ese basage go muri Nigeria ko bari gusohora imizigo barema bambutse bamaze kugera hanze bande bose ko bameze neza basohora indirimbo, none se kandi market yacikeneye kugira ngo umuntu akomeze iyi branding. none se wowe twe turi kurwana no gufata market zabo, uri kubavuga bo barazifashe kera, bo bari kurwana no gufata i Burayi no muri Amerika. Kenisora ari kujya yambuka gake gake. Kenisora nyine no kwijeje kugira rero ko yafata East Africa. Already so East Africa ba Kenisora ubu nawe uri umwapkami ubu kano kanya. Oya njyewe numfate muri izo ango zose twavuze. Kuko niba navuga niba nawe uri umuhanzi mushya, niba uri new artist n'ubundi ubwo wahangana n'abako kama n'abantu uzana n'aba platini n'aba. Njyewe kambwira ngiye gukora umuziki nk'umuhanzi mukuru. Legend. Ntabwo ngiye muri competition. Nta nubwo ngiye gufata izo East Africa. Ngiye gukora umuziki kuko ndi umuntu ufite tala muri ngiye ho rinshimashima. There is no competition ngiyemo. Niyo mpamvu nzakora umuziki uko mbishaka nuko mbyumva. Nta competition ndimo, singiye guhangana nishaka ngiye ngo ndimba imwe mu mwaka. Nana collab zabo ukeneye wenda ndanazifite uwo hanze kujya bimbimarisha iki wenda uje no muri Kenya nawe igihe kibaye ngo bangabona ko bikenewe kuko Jasmine njya guhaga ko dufite indemo na Rikiba tugiye gukora tutatangiye kwikora projet yaratangiye gukorwa ariko tutarayikora na Kiba. So bibaye ngombwa rero nkisanga muri situation yo kuba ngiye gukora collab akandu, ariko right now ntabwo ndi kubite gusa mu Rwanda amakolabo ndafite pe, kandi ngiye n'indirimbo zanye n'uzumva ujye wumva text zanje kurushko wumva imiririmbire. Njyewe ndandika nicyo ngomba gukora kuko ntabwo umuziki ngiye gukora uzamfate muri kadiri imwe nka Tom Cruise kora umuziki cyangwa umuntu utasafi Madiba. Nuvuga ngo ni umuziki ukora kuko wakure mu muziki, ntago ari umuziki ukora kugira gutunge cyangwa se kugira ngo ukompete n'abantu. Uzaza nk'umuri jande kabisa utagomba gukompeta n'abana. Of course I'm a legend. Muri Amerika se uracabona ashakora imiziki myinshi cyane. Ashakora nk'indimi imwe akashira nk'umwaka. Nuko nkuko abantu abaregra abantu bakuru bagomba gukora imiziki. Maka uyu munsi hari icyo nakwita ngo ni case y'umubyinnyi cyangwa se y'uwahoze akora mu mavideo cyangwa se ari abyinamo bamwita Titi Brown. Ni umwe mu bana cyangwa se mu upcoming nabo baba dancer cyangwa se babyinira abahanzi. Uyu munsi wafunzwe cyangwa se uri kubarizwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge imageragere, ndetse bavuga ati uyu mwana yararenganye ndetse n'ibyaha akurikiranyweho byaje kugaragara ko atabikoze. Wowe ira case wayumvishe gute yuri ya muhungu w'umubyinnyi? Mo Titi sinubwa mbere ko ngiye kumuvugaho gusa mbamona bicanganye. Nabonye no Inyarwanda ndetse nguri vuga ko ngo harimo ngo abantu ngo bakomeye ngo bari mu nzego zo hejuru ngo barimo kubyitambikamo ngo bagize ute utwo tuntu. Wowe ujya wumva ko bishoboka? Kandi kera Titi nigeze kugana nawe timu yose ko babyinanaga tabwe ati mwabajene niba mushaka kuramba muri showbiz, niba hari umwe mu wabara kumwe uri bure cyo kiganira byebuka, niba mushaka kuramba muri showbiz mwirinda abakobwa especially under age, kuko abakobwa bo under age nibo bakumbaharara abasitari cyane nibo birwa birukanga inyuma. Titi rero case ye igaragaza ko arimo akarengane kenshi cyane, kuko niba umuntu amaze imyaka ingafunzwe atari yaburana na rimwe, buri gihe imanza ze zisubikwa azira n'ubukene bwe zikaba zimaze gusubikwa inshuro 5. Reka turebe ubundi ikibazo n'iki. Bavuga yuko ni ibihuha simbizi ntango ndasubye nkuru ko ngo hafashwe DNA zura mukobwa yateye inda ngo bagasanga ari ibihuha umwana atari wa Titi. Inda yo ngo yamaze kuvangamo nyine ngo sinzi uko bafashe DNA ngo inda yavuyemo ngo basanga DNA zira ntago ari za Titi, ntago bihura. Ako akibazwa impamvu ataburana, nibuze ng'icyaha kimufata bamukatire
kuko ushobora gusanga n'imyaka bari kumukatira amaze kuyimaramo. Ahubwo ngiye ndibaza ngo leta y'u Rwanda izabigenza gute kugira ishyireho impamvu izagifasha umuntu wagaragaye ko yafunzwe igihe runaka arengana akarenganurwe noneho nyuma yo gufungurwa. Nasomye inkuru ngwirwa niba ari Rwamagana ngo bafunze umuntu ngo yaramaze imyaka 3 afunzwe niba ari 4 ngo bamuziza ko yishe umuntu. None ngo uwo muntu basanze ari muzima kiriho, ngo bavuga ko ngo umuntu kandi n'umuvandimwe we, baje gusanga kiriho baranamubona. None ugahita wibaza nk'uwo muntu bashinjije ko yishe akanafungwa bakamwambika nicyo cyasha, uwo muntu we indishyi z'akababaro azahabwa n'izihe? Icyo kintu leta igomba kugitekereza. Umunsi Titi Brown yafunguwe icyaha kimuhamye n'imyaka bamufunze arengana zira ubusa, indishyi umwana ukiri muto wari ukiri kwiyubaka ukeneye indishyi z'akababaro nizi zizatuma depression igabanuka ishira. Icyo nicyo kintu leta ifite kuzicara mu nteko bakiga, kuko abantu benshi cyane maze garagara ko barengana umuntu kuko kwanga akagufungisha ukajya no kubita imyaka kera bakazamenya ko warenganaga uvamo umeze nk'umusazi ufite trauma ufite depression. Eske ntabwo leta bigomba gukora ikintu kigaragaza ko noneho wa muntu yishyuwe indishyi z'akababaro zihonye n'akarengane n'ihohoterwa yakorewe? Titi Brown n'umwana ukiri muto, none se niba koko yarakoze icyaha kuki ataburana ngo atsindwe bamukatire agirwe umwere? Niba nashaka bamukatira bamukatira imyaka 10 tubimenye, ngo yazize icyaha nawe yicara avuga ati imyaka 10 irangiye nzavamo. Ako maze imyaka hafi 3 myereta tirenga ni 3 igiye kuzura ntaburanishwa, imanza ze zazasubitswe. Ese tubwe ko ari kuzira ubukene bwe? Nabyo byigeze kuba. None se niba ari kuzira ubukene, ubwo noneho abakene bo ninde uzabavuganira? Ninde ushinzwe kurenganura abakene? Ubwo hajemo n'ubuyobozi neza ko dufite ubuyobozi bukora neza kandi bukorera no mu mucyo nzi neza ko kino kibazo kigiye kwitabwaho. Mbonabonye abantu babihagurukiye bamupostinze, nanjye namupostinze nanamusabira leta y'u Rwanda nidufashe. Ino case yatitiragaragaza ko hari n'abandi benshi bashobora kuba bafunzwe barengana. Uyu munsi shop iziri kuvugira ati twahagurutse abantu bose kuvuga yari umwana ukiri muto uri kwiyubaka. Ariko se nta bandi baba barimo hariya bari nk'ibyo nawe yazize cyangwa se bari kuzira ubukene? Ikibazo ibintu leta ridufashe ibyinjiremo iremenye neza ikibazo cyo uriya mwana. Bakare tugana ku musozo subwo wabwira iki abafana bawe, wabwira iki abantu bagiye kugukurikira mu bihangano byawe bishyashya cyangwa se bagiye kugukurikira no mu zindi content zitandukanye ugiye kujya utugezaho? Mbere na mbere ndabanza ndabashimira. Ikindi icyo mbasaba mwuka byaramwe twabivuze kuva kandi mugende kuri YouTube mwandikemo ngo you complete me by Bahati Makacha indirimbo yitiza, mukore share mwuka ndabasabye, kora subscribe kuri channel yanjye, mumfashe kuzamura channel yanjye, tuyizamure, munshyigikire waba unyanga waba utanyanga, shyigikira iterambere ryanjye, iterambere ryanjye urigizemo uruhare byagutwara iki? Niyo navuze mvuga basi ukajya uvuga ati Makacha ntabwo uca ukavuga ati do atwaye benza ameze neza ariko nanjye ndi mu bantu bagize uruhare mu iterambere rye. Ibyo bintu si byiza. Mujye kuri YouTube yanjye yitwa Bahati Makacha channel, kuko iki nshashya kwibona biri kugora bigusaba kwanza ukandika izina ry'indirimbo, andika you complete me by Bahati Makacha, urahita ubona indirimbo
ugiyeho kore subscribe ukore share. Ntabwo waguze channel we warayifunze. No, ni channel nafunguwe ntago naguze, ni channel yanjye muranayibona ifite abantu bake nkuko byaramwe. Ndashaka yuko mumfasha mukana supportinga tukazama channel yanjye, kuko niho muzakurikira ibihangano byanjye byose. Abataraje mu bukwe bwanjye, atarabye ubukwe bwanjye, video y'ubukwe niho irajya mu Misiri imbere. Kandi kuwa gatanu iyo ndirimbo ni audio, kuwa gatanu nzasohora video. So rero mujyeho mukore subscribe, share na comment, mungire inama. Murakoze cyane. Thank you so much.